Isezerano kuri Sinayi. Maze Uwiteka abwira Mose ati, dore ndabavubira ibyo kurya bimanutse mu ijuru. Iminsi yose abantu bazajya basohoka bateranye iby'uwo munsi, kugira ngo mbagerageze yuko bitondera amategeko yanjye cyangwa batayitondera. Kandi ku wa gatandatu bajye bitegura ibyo kurya, ibyo bajyana iwabo, bihwanye n'ibyo bajyaga bateranya inshuro ebyiri. Ni amagambo aboneka mu gitabo cyo Kuva igice cya 16 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6. Inshuti muvandimwe, reka nguhe ikaze mu byigisho by'ishuri ryo ku isabato. Ni ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Ni ibyigisho bitegurwa n'itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi, bigategurwa hakurikijwe igihembwe. Turi mu gihembwe cya gatatu cy'umwaka w'ibihumbi 2025. Itorero ryashimye ko twiga igitabo cyo Kuva. Ngiki gitabo turi gusesengura. Twabonye urugendo rw'Abisirayeli, twabonye bambuka inyanja itukura. Mbese twabyigiyemo iki? Hari icyo wakuyemo? Ndizera ntashidikanya yuko ibyigisho 7 bitambutse hari icyo wabyigiyemo. Uyu munsi tugeze ku cyigisho cya 8. Ni icyigisho kitubwira ngo isezerano kuri Sinayi. Isezerano kuri Sinayi. Icyo kwibukwa cyacyo cyenda kumera neza nk'icyigisho twabonye mu cyigisho cya 7. Icyigisho cya 7 cyo kwibukwa cyacyo twakibonye mu gitabo cyo Kuva 16 uhereye ku murongo wa 28. Uyu munsi rero dufite icyo kwibukwa kiboneka mu gitabo cyo Kuva 16 umurongo wa 4 kugeza kwa 6. Nakibabwiye. Maze Uwiteka abwira Mose ati, dore ndabavubira ibyo kurya bimanutse mu ijuru. Iminsi yose abantu bazajya basohoka bateranye iby'uwo munsi, kugira ngo mbagerageze yuko bitondera amategeko yanjye cyangwa batayitondera. Kandi ku wa gatandatu bajye bitegura ibyo bajyana iwabo, bihwanye n'ibyo bajyaga bateranya inshuro ebyiri. Ngiki cyo kwibukwa tugiye kumara icyumweru cyose dusubiramo tukireba. Nk'uko bisanzwe dutangira icyigisho, turabanza kurebera hamwe ibyo ku isabato nimugoroba, ndaje twinjire mu ngingo. Ibibanza rero baratubwiye ngo ni hehe Imana yayoboye Abisirayeli nyuma yo kubabatura bakava muri Egiputa? Ni mu gihugu cy'isezerano. Haba ari ahandi hese. Nubwo mu bijyanye n'ibyerekezo by'isi iki gisubizo ari cyo, dukurikije ibyo abakurikira amasomo y'iyobokamana bavuga, icyo gisubizo si cyo. Imana ubwayo isubiza icyo kibazo cya iti, mwabonye ibyo nagiriye Abanyegiputa, kandi uko naramije mwebwe amababa nk'ay'ikizu nk'abizanira. Amagambo aboneka mu gitabo cyo Kuva igice cya 19 umurongo wa 4. Bityo rero igisubizo gitangwa n'abiga iyobokamana rishingiye kuri Bibiliya gihishura yuko ikintu cyari nyambere ku Mana ndetse n'intego yayo kwari uko Uwiteka yabizaniye cyangwa se yabishyiriye, yarabihaye, yarabizaniye. Igihe abantu bavuye ku Mana irabashaka ikabahamagara ngo bagaruke kuri yo. Urugero ruhebuje izindi rw'uku kuri kwimbitse ruri mu murima wa Edeni. Ubwo Adamu na Eva bagomeraga Imana ntibumvire itegeko ryayo maze bakayihisha, Imana yafashe iya mbere irabahamagara. Ibuka Itangiriro 3 umurongo wa 9 ngo uri he? Buri gihe Imana niyo ifata iya mbere. Yemwe ibyo Yesu abivuga ashize amanga mu gitabo cya Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 n'uwa 29. Hari amagambo avuga ngo, yemwe mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho,
kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Yemwe abarushye n'abaremereye, nimuze musange ndabaruhura. Imana iraduhamagara twese hatabuzemo n'umwe. Rero ahazaza hacu h'iteka ryose hashingiye ku gisubizo dutanga. Ese iyo Imana iduhamagaye bigenda gute? Turitaba se? Igisubizo cyanjye gishobora kuba gitandukanye n'icyawe, icyuriya gishobora kuba gitandukanye n'undi, ariko ugomba kuzirikana yuko Imana iduhamagara. Turagushimye Data mwiza, uri Imana ikomeye. Abana bawe utugaruzi neza iyo twatanye. Reka rero uyu munsi uduhe gusubiza nka Yesaya tuti ndi hano mwami ntuma. Dukomeje kwiga ijambo ryawe, dufashe mu izina rya Yesu, amen. Nkundira rero nkwinjize mu ngingo yo kuwa mbere y'uyu munsi tariki 17 Kanama. Ni ingingo itubwira ngo ku musozi Sinayi, ku musozi Sinayi. Igitabo cyo Kuva igice cya 19 uhereye ku murongo wa mbere niho ingingo yacu ishingiye. Kuva 19 umurongo wa mbere, Imana yiyereka Abisirayeli ku musozi Sinayi. Ngaha hishingiye. Imana yiyereka Abisirayeli ku musozi Sinayi. Mu kwezi kwa gatanu Abisirayeli bavuye mu gihugu cya Egiputa. Kuri uwo munsi bagera mu butayu bwa Sinayi. Bavuye i Refidimu bagera mu butayu bwa Sinayi. Babambamo amahema. Niho Abisirayeli babambye amahema imbere y'umusozi. Mose arazamuka ngo ajya aho Imana iri. Uwiteka ari ku musozi amubwira, amutera amagambo ati, uko bari kubwira inzu ya Yakobo ubu butumwa, abari kubwira Abisirayeli uti, mwabonye ibyo nagiriye Abanyegiputa, kandi uko nabaramije amaboko nk'ay'ikizu nkabizanira. None nimunyumvire by'ukuri, nimunyumvira by'ukuri, mukitondera isezerano ryanjye, muzambera amaronko. Mbatoranyije mu mahanga yose, isi yose, kuko isi yose ari iyanjye, kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Ayo aba ariyo magambo mubwira Abisirayeli. Mose araza ahamagara abakuru b'abantu, abazanira ayo magambo yose Uwiteka yamutegetse. Abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Mose ashyira Uwiteka amagambo y'abantu. Aha hantu humve neza. Mose amaze kubabwira ibyo Uwiteka bifuzaho, amaze kubasobanurira mesaje y'Imana neza, barayumvise. Maze nabo baramubwira bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Mose igisubizo cyabo, nk'uko Uwiteka yamutumye, yari intumwa nziza itumwe igatumika. Igisubizo abana b'abantu bamuhaye arongera agishyira Uwiteka. Nta gushidikanya ko yabwiye Uwiteka ati, abana bawe bambwiye ko ibyo wavuze byose bazabikurikiza. Ariko se ahangaha mu kibaya cy'uyu musozi wa Sinayi, ni iki Imana yasezeranije abantu? Icyo yabasezeranyije kiri ku murongo wa 5, aho yababwiye ngo, none nimunyumvira by'ukuri. Harimo ikigombero Abisirayeli bagombaga kumvira. Ati, nimunyumvira by'ukuri, mukitondera isezerano ryanjye, mukitonda, mukaryitondera, mukubahiriza ibyo twavuganye, muzambera amaronko. Mbatoranije mu mahanga yose, kuko isi yose ari iyanjye. Ati, kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera.
Uwiteka arabatoranyije muri benshi bari ku isi, ati nimunyumvira muzambera amaronko, ariko kandi si ibyo byonyine, muzambera abatambyi. Iri jambo rirakomeye nshuti muvandimwe. Abumvira Uwiteka, abakurikiza amabwiriza Uwiteka yatanze, abagendera mu murongo Uwiteka yatanze, bahinduka amaronko y'Uwiteka, bakamubera abatambyi. Abatambyi se bakoraga uwuhe murimo? Bari abahuza b'Imana n'abantu. Nawe uzagira uruhare mu guhuza Imana n'abantu. Imana yayoboye Abisirayeli ku musozi Sinayi, aho yari hafi, aho hantu yari hafi kuhabahera amategeko 10, ahantu hitwa Jebeli. Hari hafite ubutumburuke bureshya na mikono 7,497, cyangwa se hagati y'ibihumbi 2,885 mu mwigimbakirwa wa Sinayi, ahantu Mose yahuriraga n'Imana inshuro nyinshi, nk'uko hari amasomo abihamya. Kandi nyuma y'imyaka myinshi, Eliya ibuka yahahuriye n'Imana, nk'uko tubibona mu gitabo cy'Abami cya mbere, igice cya 19 umurongo wa 8, havuga ngo uyu ni wo wa musozi Imana yahamagariyeho Mose ngo ajye kuvana Abisirayeli muri Egiputa. Ngaho hari umusozi. Muri icyo gihe Imana yamenyesheje Mose ko aho hantu ariho yari kuzaramiriza Imana ari kumwe n'Abisirayeli bavanywe mu bubata. Bikaba byari kubera Mose ikimenyetso cy'uko Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo ariyo ibayoboye. Nyuma y'amezi 2 y'urugendo, Abisirayeli bageze kuri Sinayi. Bamaze amezi 2 bagenda, bari mu rugendo, bashyitse ku musozi wa Sinayi, aho bagombaga kuguma mu gihe kijya kungana n'umwaka. Muri uwo mwaka hatanzwe amategeko menshi, nk'uko bigaragara mu Kuva 19 umurongo wa 40, ndetse no mu Balewi harabihamya, igice cya 1 umurongo wa 27. Kuba Abisirayeli baragumye ku musozi Sinayi ni umugabane w'ingenzi cyane muri iyi nkuru, iboneka mu bitabo 5 bibanza bya Mose. Aha rero hari urufatiro rw'uburyo bahindutse ubwoko bw'Imana bwatoranyijwe, ishyanga rukumbi ritigeze rikurikira ubupagani no gusenga ibigirwamana. Muri rusange, ubu ni ubwoko butigeze bwijandika muri rusange, ritigeze rikurikira ubupagani. Imirongo migari y'ubwoko bw'Imana, imirongo migari y'ishyanga rya Isirayeli ntabwo irimo ubupagani, ntabwo irimo gusenga ibigirwamana. Kabone nubwo hari umwe wagendaga atana, ariko ishyanga ryari rifite amategeko n'amabwiriza asobanutse. Ndetse yemwe hari hariho n'amabwiriza n'amategeko ahana umuntu wijanditse muri ibyo bintu. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira yuko ubu bwari ubwoko bufite amategeko ntakuka. Imana ifata iya mbere igashyiraho isezerano hagati yayo na Isirayeli. Imana isezerana ko izabahindura umutungo wihariye, ubwami bw'abatambyi, ishyanga ryera, nibaramuka bayumviye kandi bakaguma mu isano bafitanye nayo. Hari ikigombero. Ishyanga ryagombaga kugendera kuri kondisiyo zo kumvira Imana, kandi bakaguma mu isezerano. Kuba ishyanga ryera bisobanuye kuba wiyeguriye Imana no kugaragariza abandi imico yayo. Iki kintu cyumve neza. Kuba ishyanga ryera bisobanuye kuba wiyeguriye Imana no kugaragariza abandi imico yayo, kugaragariza abandi aho ugenda hose, ibyo ukora,
ukurya kwawe, ukwambara kwawe, ugusokoza kwawe, ukuvuga kwawe, ibi byose byagombaga kuba bifite icyo bigaragariza abandi, by'umwihariko ku mahanga yari abazengurutse. Ibi ntibireba Isirayeli ya kera gusa, Isirayeli y'uyu munsi y'iby'umwuka natwe biratureba. None uhagaze ute? Nanone bari bahamagariwe gukora nk'ishyanga ry'abatambyi, bagombaga guhuza abandi bantu n'Imana, bakabayobora kuri yo, kandi bakabigisha inzira zayo n'amategeko yayo. Inshuti muvandimwe, iki kirirengagizwa cyane no muri iki gihe cyacu. Ijambo ry'Imana riti muri abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, abantu Imana yarose. None urabona ko hari ihuriro hagati ya Isirayeli y'umwuka na Isirayeli y'umubiri. Abisirayeli ba kera bafatika bo mu gihe cya Yakobo, natwe abisirayeli b'umwuka dufite inshingano zimwe. Turabana Imana yaronse, ishyanga ryera, kandi ibuka ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye aha tuzengurutse. Dufite inshingano yo guhuza abantu n'Imana. None reka nibaze nawe wibaze, ese koko ndi umuhuza w'Imana n'abantu? Ese iyo nirebye mbona ndi umuhuza w'Imana n'abantu? Ese wowe nawe irebe ibaze, koko uri umuhuza w'Imana n'abantu? Aba rero bagombaga kuba ubutunzi bwihariye bw'Imana, kuko yashakaga ko Abisirayeli, ko Isirayeli iba umuyoboro wo kumurikira abari mu isi binyuze mu kuyimenya ndetse n'imico yayo. Ngiki cy'Imana idushakaho. Imana iradushakaho yuko tumurikira abari mu isi. Dukwiye kuba imiyoboro ab'isi bamenyeramo Imana. None nyuma yo gusobanukirwa ibi ngibi, urumva ukwiye kwitwara ute? Njye se ndumva nkwiye kwitwara nte? Ese inama abantu batugira z'uko dukwiye kwitwara mu by'umwuka, mu by'ubukristo, turazihinyura, tubareba dute? Nshuti muvandimwe, we kwifata uko utari. Iri sezerano rero kwari ugushyirwaho kw'isano iri hagati y'Imana n'ubwoko bwayo, mu buryo bushingiye ku mategeko. Uburyo bukurikizwa mu isezerano rusange buhinduka gahoro mu mirongo itandukanye. Ngo uburyo bukurikizwa mu isezerano rusange buhinduka gahoro muri iyi mirongo itandukanye. Kandi ubu buryo ni ubu: Imana iti, nzaba Imana yabo, nabo bazaba abantu banjye. Nzaba Imana yabo, nabo bazaba abantu banjye. Hari amasomo menshi abigaragaza, nko mu isomo ryo Kuva igice cya 6 umurongo wa 7, Abalewi 26 umurongo wa 12, Yeremiya 24 umurongo wa 7, Yeremiya igice cya 33 umurongo wa 33, Abaheburayo igice cya 8 umurongo wa 10, ndetse n'Ibyahishuwe 21 umurongo wa 3. Aya yose atwereka agaciro dufite imbere y'Imana. Wenda reka dusome nk'iri ryo mu Kuva 6 umurongo wa 7, havuga ngo, kandi nzabazana mu bwoko bwanjye, mbabere Imana, niho muzamenya ko ndi Uwiteka Imana yanyu, ibatuye imitwaro Abanyegiputa babakoreraga. Imana nzabazana mbishyire mu bwoko bwanjye. Yeremiya 24 umurongo wa 7 naho hati, nzabaha umutima wo kumenya yuko ari jye Uwiteka, bazaba ubwoko bwanjye, nanjye nzaba Imana yabo, kuko bazangarukira n'umutima wabo wose. Ibyahishuwe 21:3,
numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana iri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo, bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo. Inshuti muvandimwe, Imana yacu yaduhaye amasezerano. Imana yacu yadusezeraniye kubana natwe, yadusezeraniye kutubera Imana, ariko kandi tujyaho tukayigomera, tukikora ibyo tubonye byose, tukirengagiza amasezerano yose Imana yaduhaye. Uyu ni wo munsi wo kwigarukira, uyu ni wo munsi wo kwibuka isezerano ryacu n'Imana. Yemwe dusubire mu isezerano. Nituva mu isezerano tuzaba duteye Imana umugongo, ariko nituguma mu isezerano Imana izazibane natwe. Reka rero tube kuri yo, tuyinambeho. Tekereza kuba ubutunzi bwihariye bw'Imana n'iby'agaciro. Abubaha Imana ni umutungo wihariye w'Imana. Urumva amahirwe by'umwihariko akubiye muri ibyo bintu. Dufite inshingano rero, dufite inshingano zikomeye cyane. Twazibonye kenshi, twazibonye ruguru, ongera uzitekerezeho, nanjye nzitekerezeho. Imana itugirire neza, duhe kuba mu murongo ukwiriye, mu izina rya Yesu, amen. Data mwiza, mwungere ubugingo bwacu, abana bawe turagushimye, wabanye natwe uraturinda, kabone nubwo rimwe na rimwe twirengagiza tukibagirwa amasezerano yawe. Reka uyu munsi wongere kuduha kuvugurura amasezerano yacu, uduhe imyitwarire mizima nk'abatambyi, nk'ishyanga ryera, abafite inshingano zo kwamamaza imico yawe mu batuzengurutse. Uduhe umugisha kandi ubane natwe. Abana bawe turabakweretse, badamu batwite turabakweretse, urinde imbuto wabahaye. Tugushimiye abaruhutse amahoro, abari mu mazu y'imbohe ubakomeze, ubahe kukwiringira no kugushikamishaho umutima, kandi ubahe kwihana no kukugarukira. Imfubyi n'abapfakazi ubarinde ubagirire neza. Urubyiruko rwacu turakuragije ngo urukomereze mu biganza byawe, ubahe kugukiranukira no kukwemera nk'Imana yabo. Abari ku bisasiro barembejwe n'umubiri turabakweretse, ngo abo nabo bongerere icyizere cy'imibereho. Reka ubuntu bwawe bukomeze kuzura muri twebwe, amahoro utangira ubuntu agwire mu mitima yacu. Uyu munsi wa none uduhire, iki cyumweru cy'imirimo dutangiye tuzabane nawe. Reka Mwuka Wera akomeze kutugendagendaho, akomeze gusaba imitima yacu, uduhe gukora ibikwiriye abihannye. Kandi Data, abana baho berekeje ubahe umugisha, ubahe kuronka, mu izina rya Yesu.